mama ndakwirukana. Uranyirukana ngo. Ndakwirukana ntabwo urubamo. Singozi. Urubikoze ki ukoze ku bintu byanje nukuri ko mara bikunyo. Ibintu byose n'Imana byose nabimenye. Nabimenye nje nzaza n'umukobwa wa Kayitsinga wari wamuzanye ngo musambanye. Uri umusaza uri papa uri umusaza unganuca. Umukobwa wa Kayitsinga si umusaza umwe. Ni wari ushaka kumusambanya. Oya. Ibyo wari ushaka simbi mukora agataha. Simbi mukora agataha. Uzabivuge ndakwingiye. Niba ngubesha ngishashe. Uyiki. Ubwo nubesha uzana yiki. Je ndago nakubesha gusura icana kijoshe papa na wari iherezaga. Oya muko. Amakuru gawo. Ya mama. What time is it? Sio mafaka. Ya mama. Ntabwo ukunda gukina. Ubukira si buriya n'ibyo ugiye kumbwira. Iyo nkuriye baragambaga ngo umugabo ufite amafaranga ntabwo yaba mubi. Nubwo yaba ari umusaza bakari umusore. Ndico niyo ngingo nshaka kurasaho. Niyo ngingo ushaka kurasaho yo kuvuga ngo y'umusaza afite amafaranga ngo ntabwo abo mubi. Reka. Umusaza ni wawe utagira igiceri. Ngo umusaza nano utagira igiceri? Ye! Kandi nandi kwa uriviye. Nje ndiviye kuko umubiri gwanje. Kabisa. Ariko ndakomeye nabukiza. Urumva ko amafaranga akubise. Ibirwe ndakubisa. Ndabiza amafaranga yakubise haroro. Koraga. Ubwo rero aho biri guhurira aho hakumvise. Nje ubwo ndi umusore ndi umusaza ku mubiri ariko ndi umuki. Ubwo ndi umuki. Ubwo ndi umusore. Ntunyite. Oya tamuze cyangwa uziranye na papa gushaka kungusha mu mutego ukajya kumuregera ngo nje naho be abasaza. Izo selfie ndamuzi ni muwanyi wanje. Ariko ubundi sebwo nje nanda kwimenera. Cyangwa uziranye na vie ubwo ushaka kuja kumubwira ko ndi ndaje. Izo Kayitsinga. Ubwo siye muko. Urabona nje nakwimenera. Yimenera? Gute? Kwa kundi umuntu amara kuba yakoze ikintu wenda yibye ndabakweto cyangwa se udufaranga mu kwa kuruma nagenda akagufura kandi kumeko. Yaza kugira nyina ati ma turabizi. Ndije wagajanye. Cyangwa se nakurongoye. Ubu waje ukavuga ngo muzehe yakora imbere yanduye. Bagukwiza imihana wabo bayicoro ry'imigari mu gasozi. Ubu rero uretse kugamba ndakubwira. Ubu tugize icyo dukora. Ntabwo nabura kuvuga mama. Negera ntunyishishe. Reka naguteza imbere. Uzikunda papa kubitaka. Ibaza nansanze mpagararanye nawe. Iuzi ibintu yankorera. Basi ukumbwira ngo nkegere. Ibyo doroshe. Iso Kayitsinga ni mu mwanya wanje. Ubu rero asanze turi kumwe yavuga ngo ndi kugwanura. Uri? Ndi kugwanura. Kumpanura se. Nk'umuntu mukuru, umusaza, nta nuwangika. Ubwo nukugenda gutikura. Yego ye. Ubu rino no bikahita birangiraho. No munda ngo pa. Ubu nika gurufito. Siko mu rugamba. Gurufito amafaranga. Nawe ndakumenyaga imvugo y'ikigihe. Nanjye ndivyo byose pambisi. Umusore w'umujene. N'umusaza w'umujene nyine. Ndagura umusore. N'umusaza w'umujene gusa ncaje kuba umubiri. Ariko mfite imbaraga. Do njewe. Urutame izo miki. Ziki sizo gukora ibiki. Reka nkugire mukobwa. Ngize ushaka kuburondora. Ukumva. Uguhera ubwo munsi. Hehe n'ubukene. Nyine umva rero muzehe. Njewe ndi kuyihutira. Rasa kundega ibyo ugiye kumbwira. Menye ko ndabigukemurira cyangwa ko ndabikemura nigende. Ndikugira. Vuga utankora. Umva rero. Kunkora no kunyishura. Ushaka ngahe? Kukwishura. Nyine nje manzi umbwira ibintu wari ugiye kumbwira. Ngo buyivuye. Nago kugukoraho gose. Ndaga kwishura. Si umusaza mezo. Ndashaka ko umusuzu utotse mugongo guswimana. Kususurutsa. Ni kubagambaga. Nje bivuge nyine bivuge uweruye umbwira ngo ushaka iki. Njewe ibyo biveho. Uvaye mukobwa rero. Rwose uri mwiza pe. Urakeye do. Reba. Bawara unkoraho. None ko rero icyo nashaka kugeraho. Nugutikuraho rimwe gusa. Kugira ute? Nugutikura neza ko kumubunde.
gutikura sini gutikira ibiki njya kubita umumbundi ngaho eh soko se ntabwo bimenyaga reka ntabwo upfa karadiyo umva rero ubwire niba ubyemeye ndabikwereka ukuntu bigendaga urabinyereka none se wagize ngo umuntu ashatse kwa kuntu nyine bashakaga bamaze gukora iki urambi inoti zingana ute amafaranga ushaka ngahe wuko 2020 ndakurengezaho 10 sawa 30 tugiye kuja iwanje nta kwisanzura nta kibazo urabinyemereye ndakwemereye ariko tuza humura nkampobera leta ubone tugende obe yabuko nukuri ndagukundaga nabonye basi kureba nariye umbaze naje ndikukiranga ndebe watoze nduri kwa chibana njye ndikushaka gajuguye naje ndikugicira ngo twagiye urandi tira asigaye kobi ubwo mbega njugwa nari ubwa mbere naho uri ubwa kabiri ubwo buturanganya twese have nari ntazana naje reka ndebe waterera sana amafaranga mundi igihumbi ndacisubiza cyisubiza se byagenze gute watuza ewe nakuri cyapfuye byapfuye ndacu tutangiye twongereza hari icyo bitwaye nakuri yapfuye biri gupfa nijye cikaraza ubundi gatatu kiba cyapfuye have nawe jugunye nakuri kushaka dare wabibonye nakuri asigaye rimwe unsigaraniye amafaranga angahe sigicori kimwe utanye igihumbi cumaze kunye watuza igihumbi cumaze kunye ndo turabyumvikana watuza zana ubundi jawe ndakujya kugeza paka igihumbi siko ngibitse watuza ko mfite amafaranga wawe nakuri inzobe uri gukina uri gukina ushaka ufite amafaranga nyine nanje hari igisaza cya kindi ni tupote igisaza igisaza cya icyo kigo mbasi wewe kigutumye sheta sheta turi gukina na nikini ariko nikini tona amadasheta wowe ugiye gusheta uraba uri hamwe nanje ndora hano nyine kujya ahubwo twagiye kubitabaye batatu ningijugunya hano ndabona ari ningijugunya kikagwa naho uraba wari njugo tore dukomereza aho ndari ariko ariko tuyara sasa sukubitse hinjya ndaguhereza ntunga ubusaza ndi umusore w'imbere kabisa nakumara umusoga ingwase uragiye ubwo cyane njye kubika ibihumbi 20 30 aho ndanywera harashya habura mukanyigere no kuja kuzanira ibyo bireke yego nta kibazo karibu mu nzu oye reka nyaruke muzeyi ihute uzana ubwirinzi ngiye kuzana gapote sawa gapote ariko ndakuzanira n'akabyeri uzanira mitsingi mitsingi ntoya cyangwa nini nini nta kindi nta kintu uraza sawa umva ndamutikura ujumu wangama hapo kuja ingufuri sana ndo batwibyera asa papa nta kibazo ndi kubona ndari have nari nakuri sikushaka janje ntitwabyumvikanye nishate ndayijya oya wabonye genda ndongenda ari urakuramo n'ipantaro nawe ugiye gushetaje iki
nanjye nshaka kugira ngo dukine nk'ibyo bintu muri gukina. ushaka gukina usanzwe uzi Ubizi neza ariko murambwira. turakwigisha Hari ibyo nicyo kibazo cyane. ufite amafaranga aho ngaho Ufite ijana cyangwa isaza umuntu yakurinze cya kindi umutupote. Yakurinze. musaza se wa ya mama kubera wa musaza ni inyangamugayo wajara mubeshe hafi ubujura beshe None ukubona yakurinze muyobe umuntu ubwo ndayo warakovaga naho umbwira aya kana yawe ya mama rukumuze ushobora kuba wabonye yamamare wagira ngo nise none isawa yamama ari wa wundi ufite ubwanwa bwabaye umwe. wamara ibitenge n'ibisho kiko tunye president utupote yajira bivuga gahoro mu kinyabupfura no utupote. Gira zaza kirasambanaga amasaza yasamba ndayasamba n'ukuntu muzi akira gisaza nanje mbona gari igicakura uyo kari kuvaho ntago yasambana turadupuritanzi ese turadupfura mu bigo tumwe bagiye kutumaza ikindi kugushira mu bigo. nsi n'umunyu wa musaza ariko nabana toroshe nyamara ariko rata tutagiye kurira ejo mundi nigeze guhura mbaganye nanga nijoro nga saa moya nava ku telefone ngaroshe ndavuga na musaza nyamara banda toroshe ukibivuga ndi kumva mu ndi kumva ho wa musaza ndayoroshe wa musaza zana ku mafaranga ngwere zana ndakina ture se wa ya mama remwe ariko wa musaza ariko rero shano ukure mw'abantu shano ukure bura gose isi yarahindutse isirayendetse pe se wa ya mama wewe washiraho kuva ibyanje birangiye nabindi jewe ibyanje ndakiba kwica kibara kwica urabo babanye none sisiko ko yari yanyemereye 50. none sinje ibyo birandeba by'ibihumbi 100 azaza kalkari akamena none yo mbivuga niho wari urumbuka mbivuga baguci wanyu yabo wo ariko ntabwo uzabivuga. we jewe muragenza abivuga ujya kwambe ndago nzabivuga Uzabivuga. nje ndi umwana mwiza ndago nabivuga Kana utumye 30 yanjye nyirata papa we yari yanyemereye. ukomeje kubabara kandi nanze kubivuga nje nabivuge nje ndi umwana mwiza ndago nabivuga Sawa nyine urakoze. sawa ndakibaza Urakoze tu. ariko ni cyiza we ufite agatelefone tujya turana kominikasiyo ujuraza ngo udunangire wambe tubikore ibintu bigende neza cya papa kirihereza gagaswingirige Nakonze mu mutima gwanjye ko sibyeyi oya azigura mu kabari nubwo nazibuze nta kibazo. Bana bahungu ajya ngo nabavendesi abavendesi ngo bakora ubwo munsi ubundi se kacura kacuza n'inzoka kuna cyana nasunye agakindu bamukobwa remera ariko nagitumye agapote ariko ndicyagizanye aremera ntabaranga ahantu kwameze guca kuya no sha ye ntabwo ndi kubaza kosegura none ugiye kumbora iki koko utangiye gukura ugiye hejuru yanjye sha none se ngugize ute wajya ngugize ute ndi kukubaza kuri hano wiyenza none ngugize ute kondi hano sino hano si wacu beretse gato akaye gato wabyaye gakuru na gato yamama rakingura yamama ibintu byanje nziza ngaho igihe he ibintu byahise kandi bimeze ute nyine ibintu nzizeho bimeze guca birebire by'inzobe ukuntu nakubambe tumu yamama nda bintu byanje tubonye bigize gutya bimeze nk'uko wambaye gutya ngibyo nobe njane mu ndabyo byombi dinyinya guca inyinya guca no ku ruhande no guca yamama nabibonye ndabyo byo mbonye angana musirundi musirugisari bishake neza niba bizo kuri yamama ubundi rwaye inzu bifite inyinya guca ukuntu n'inzobe nyine byiza n'inyuze guca yamama nabibonye ndabyo byo mbonye hariko nakubwiye ngo ndabyo mbonye yamama nabibonye none nibonye ndio kinguye hano ninje wakinguye wageze mu nzu gute ndinjiye kubera nje mwacu nose nagize mu nzu gute zimwacu nafite ibintu binini ibibazabijana zishobora no kubijana ariko subira no mu nzu urebe neza nawe rero narebye ndamama nta kintu kirimo narebye ubera mu nzu abasaza ndo barebaga neza ntabwo turumvikana
nakwirukana. Suranyirukana Nakwirukana ntabwo urubamo. Singozi. Urubikoze ki ukoze ku bintu byanje nukuri ko mara bikunyo abandi nako ibirayi ibigo nako yamari we. Yaje sibirayi bekoje he. Eko nawe bivuze Nako wabishaka urubibuze gute? nawe ibyo mumfe kurira nako gukubitiraho biranga. Gukubita ikizigenda ubishaka nige byaba birere yabaye aho wabibuze. Sababa rero twumvikane nako turarongana namo. Asubundi gushaka ibiki ariko ubu nubundi nje ibyo byo nasanzemo bisanze mu nzu ndabijya birangije biragenda. Oya ibyo ntabwo byambaza kugeza aha. Nyina ni ibijyo njengeza hano mu nzu ndabijya maze kubijya biragenda. Ni ibijyo njengeza hano mu nzu. Ibyo birageragaya mama. Nyine buretse. Ngeze hano mu nzu. Nzangamo ibijyo. Ibijyo ndabisaba. Maze kubisaba biremera biramba biranyiha. Bimaze kunyiha ndangije ndabijya. Ibijyo ndangije ndabisezerana ndabwira ati namwe mwabijyo mwe. Wabijyo wigenda. Yamama ndakwica ko ariko se burapa. Sobanurira Ibyo bijyo bigeze muna ndangije ndabijya biragenda hoshinske kare we. Yewe. Yamare we yamare ndavuze ibintu byanje n'ibyo bikoraho. Ujo byanditse izina ryawe. Umuntu yite nakugutereta bangoya nako bandi umuntu. Saza beyemeze. Yewe we. Shasi yarahindutse pe igerage. Umusinde ndabashira ndabo. Gari he gutari kugazana. uri kujana naha uri niba murenda gaba abari kugashaka. Uri kujana ubona ko no kuriya nijana mwe mu manza mwampiga muvuze ngo amafaranga sigari tere nyine mu manza mwumvikana bari kugira ndari ngo twagira ndabatererera amafaranga mukabikura umwishyuri ajaje ragura tu subiza amafaranga ndagapina amafaranga cyose kuba yafite dana amafaranga bongeye kuko ndagucika nabatererera njewe ndajyana tambifata ubundi buterere wariye tena mukuramo n'ishati kuzana amafaranga cyangwa uzana amafaranga wakuramo ariko uri gukuramo guco wakura kunshira ibintu watoza turimo n'ibi cyo uraga imeta y'abantu amafaranga bari watoza urakira n'abantu ngo nazana amafaranga cyangwa kitoko mukandara baduhanganga mu mukandara urakira n'abantu homo ntabwo amafaranga washeta uri mu biki washeta murakina ushaka twabuka watoza mukuremo byose ndagenda bifata agenda ngubura waza gukina n'abandi n'amafaranga mufite turajya kubita ikintu kibi n'amafaranga mufite ngangubura mureke tworoherana uracari ariko ubundi pareka nze nkubwiza ukuri buretse nje nkubwiza ukuri pa n'ubundi reka nze nkubwira nubwo naguhisha byinshi ngakureka ukandera amagambo ibintu byose urimo na byose nabimenye nabimenye nje nzaza kubona umukobwa wa Kayitsinga wari wamuzanye ngo umusambanye uri umusaza uri papa uri umusaza ungana uca umukobwa wa Kayitsinga si umusaza umwe niba ushaka kumusambanya ibyo wari ushaka simbimukoreye agataha simbimukoreye agataha wazanye umukobwa wa Kayitsinga weho wari wamuzanye umukobwa wa Kayitsinga ahubwo nudashaka umwana w'abandi nige biragukora ndaka haki abungu ndakapfuka none yarazanywe nande uriya mukobwa yarazanywe nande kandi ngabanye ibiki n'umukobwa wa Kayitsinga ndago nabigabanye umva tujya mu nzu ibiki tujya mu nzu ndanuko ndajana mu nzu nawe ngenda bibwira Kayitsinga ngenda kumutelefona sahize nikaje kumutaka ushaka ndegenda ushaka umukobwa w'abandi ndanuko wayinjira mu nguri papa ngo araguranganira ndurayinjiramo